Yeshuwa yaravuze, aravuga ngo uruwo mu bacu cyangwa yusi. Reba igisubizo Imana itanga. Uriya mugabo ntabwo yigeze amubwira ngo nduwo mu banyu cyangwa nduwo mu bacu. Yaramubwiye ngo jyewe mpagaze ku ruhande rw'Uwiteka. Uzi icyo bivuze? Ntabwo Uwiteka ajya afata uruhande rwanjye cyangwa urwawe. Wazahabona agomba kuba. Ntabwo ukeneye kubwira Imana ngo ngwino mu ruhande rwanjye like that. Position yourself, he will come. Ubuntu bw'Imana kugira ngo buze bisa, wowe hagarara aho ugomba kubura. Ibintu nigeze kubibabwira. Narababwiye, Bibiliya iravuga ngo Mwuka w'Imana uretse kuba Imana itura mu ijuru, Yesaya niwe ubivuga, aravuga ngo itura mu mitima imenetse. Nari ndi hano ndabyibuka, iki kintu naragisobanuye. Ndavuga ngo iyo umutima wamaze kumeneka, Mwuka wera ubwi ahari yisanga yawugezemo. Kubera iki? Nta biciro bisaba, bisaba kuba uri position. Iyo wahamaze guhagarara mu mwanya wa nyawo, uba wamaze kugera ku kigero cy'umucyo na aramu. Ibintu ndabivuga gute? Ndabivuga gute? Ni ukuvuga ngo uba wagize ibiro, reka mvuge gutyo, uba wamaze kuzura ibiro. Urabona iyo amezi 9 yuzuye ku mubyeyi, biba bivuze ko byanga bikunda agomba kubyara. Siko bimeze? Nyamara no kuri 7 abatwite, no kuri 6 abatwite, ariko igihe cyanyacyo cyo kubyara n'amezi angahe? Dore rero ukuntu Mwuka w'Imana akorana n'abantu. Urahagarara kugeza amezi, ni ukuvuga ngo muri rema y'Imana yo Mwuka wera reba umuntu, hari ikigero cy'amezi 9 bagutegerejemo ngo ahite akora ibintu biturike. Isi birebe bivuge ngo habaye iki? Yaratwite kuva kera, yamaze igihe atwite. Wowe ubonye umwana nonaha, ariko uyu muntu yahereye mu kwa mbere avuga ngo Mana mubone nongere nkubone, mu kwa kabiri Mana mubone nongere nkubone, mu kwa gatatu Mana mubone nongere nkubone, mu kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa 9, ukabona Imana iseruka. Ukabona umunyantege nke arimo aragenda mu mbaraga. Ukabona uwo wari uzi asuzuguritse, izina ryahindutse. Ukabona uwo wari uzi bamuvugiriza induru, barimo bararambika ibitambaro ngo atambukeho. Ukibaza ngo habaye iki? Nta cyabaye. Inda yaratwite, yageze ku gihe cyo kuyibyara, ayibyara na complication, no complication. Bamwe mwananiwe gutwita inda muzikura. What are we doing? Yo tubabwira senga senga, ndimo ndakubwira ngo inda utwite wirangara nitavamo. Ndabahamagara muze dusenge. Maze igihe nsenga nta kintu ndabona. Inda yawe iracyafite amezi 2, none urarambiwe ngo ushaka umwana. Continue, continue in the night, in the day, in the evening. Press, press, press until you see your baby. Umwana wawe utaramubona. I think ndatekereza ko abantu bamwe tutazi imbaraga z'ibyo Mwuka wera ashaka ko tubyara. Iyo umubyeyi amaze kumenya umugisha uri mu mwana atwite, avuga ijambo Paul yavuze, aravuga ngo ndabizi ndimo ndababara, uburibwe ndabwumva, ariko hari icyo nzi kiruta ibyo, umubabaro w'aka kanya ntabwo nawugereranya n'umunezero nzakira. Sinawugereranya n'ikamba, sinawugereranya n'izina risumba andi mazina. Nubwo ndimo kubabara ndakomeza. Bamwe uyu mugoroba ijoro mukiva hano, ugende mu cyumba cyawe uvuge ngo my God mbabarira, narangaranye ahazaza hanjye, ariko uyu mugoroba mfashe icyemezo. Nubwo ndimo kubabara, mpereza izindi imbaraga zo gukomeza, n'imbaraga zo gukomeza, n'imbaraga zo gukomeza, gukomeza gusenga, gukomeza kwinginga, gukomeza gusoma ijambo, gukomeza kwiga no